injira. Bita makuru. Ni karibu mwicaye. Sawa nawe. Amakuru y'imisi. Meza cyane yanyu. Biragenda. Cyane. Nishimiye kukubona. Murakoze. Natwe. Ibana ari kurantunga. Ntago ari cyane ariko mbatunguye gutese. Ni cyane. Kuntu ndi kwiyumva. Ndiyumva ukuntu kabisa. Kuntu gutese ubwo. Ndi kwiyumva ukuntu. Urantunguye numvaga sisase mu utakubwiye atagize gute. Subuye n'ikikoma risaruka. Mbambizi. Urafite bizo urabeshya. Ntabwo mbeshya. Mwara amahoro iwanyu se? Hamwe ahoze. Kweli? Cyari kuri mwiza kweli. Nibwo kibibona. Nise ndagira nkubona mu iteraniro. Hari umuntu umpamagaye reka mbanze mwitabe. Nta kibazo. Hari umuntu twari dufitanye gahunda. Nta kibazo. Ndaje ntugira ngo ndaguterera. Ndaje tuganire. Ona imeze gute? Gusa wakwiyitaho gutyo ukabishobora. Nkanze kabisa wanyemeje. Oya nta kwikanga kuri aho ariko. Siko naherukaga kureba umukobwa nkumva ibi promotion birazamutse kera cyane. Rwose ntabwo mubeshya kabisa. Meze neza. Ndakoze. Mwebwe se mumeze muke? Nanjye ndameze neza. Ubushyuhe se? Ko numva ahubwo ufite ko numva ushotora. Nukuri? Byatari. Cyane ariko. Kwihangana birananiye kabisa. Kuko ukuntu uteye nta muntu utakurura kabisa. Neye gute se? Uteye ubwoba. Hase ni ubonye ho gufata ku kuboko. Ese hari ahandi nafata? Hari wari wampera uburenganzira se? Nkaho ngaho. Meze neza? Cyane ariko. Meze neza kabisa. Uba wabibonye. Se ko mbona ufite ubwoba bitebya. Abugira se hari ahandi wari wampa uburenganzira bwo kubikora? Gusa ubonye ariho wakora. Meze neza. Se ko ufite ubwoba bitebya. Nta bwoba mfite. Oya. Kora. Ufite ubwoba ariko. Ubwoba mfite. Biragaragara ko wagira ngo urabufite. Ubwoba mfite. Ntabwo umura ntacyo. Neza. Ntabwo njyana. Amore. Mututiya. Ngo iki? Siko kuntwara ukuntu numva ndi kuvugishwa akavuga n'igipolitike ndakubwiye. Urukundo ndagukunda cyane. Nukuri se? Kabisa. Urakoze. Mbeze neza. Neza cyane. Siko numva ari kunjyana hano. Ikibazo uri buteze uragikemura. Ubusa ikibazo ubona ntakemura ni nk'iki. Umeze neza hano. Wabibonye ariko. Ariko hasi habitangiye kutamera neza. Kuri se? Cyane ibibazo uri buteze ubikemure. Nta kibazo ntakemura ariko. Urugamba uri bururwane. Urwo ntatsinda se nomera ahubwo. Ko numva ngiye gutsindwa kwereka umukozi w'Imana. Oya ntugatsindwe. Intsinzi ni yawe. Umeze neza kweli. Urahira. Harya sheri warumbwiye ngo kariya kajambo gasigura iki? Nari nkubwiye ni kariya kajambo. Karavuga ngo urukundo rwanjye ndagukunda. Nukuri se? Cyane. Urankunda? Nubure nakubonaga mu itorero. Mu materaniro umeze neza. Nukuri. Ariko se ubundi hano harashyushye baba we. Urumva umeze ute? Ako nanjye nuba ntangiye gushyuha. Harashyushye birenze. Birarenze. Umeze neza ariko. Urakoze. Ubushyuhe buri kuzamuka. Kuramo. Kuri dogere cyane. Birarenze. Umeze neza. Wabibonye ariko. Byatari umeze neza. Nukuri. Naho uri rero nyine aho utareba se. Siko naruga kwimva gutya kera. Nukuri. Hari hashize imyaka myinshi kweli. Urabonekewe rero. Umeze neza kweli. Ibintu ni sawa kweli. Umeze neza. Urahira. Ndi kwiyumva mu yindi si kabisa. Wabibonye ariko. Arenze.
harashyushye ngenda ndabona wifunze urakabye Usobe ntabwo ushyushye Sheri ni wowe se urabireba neza nawe umeze neza kweli oya ndume ni wowe se eba wabibonye kera ntarawo umushumba naryaga icyuma nari meze neza cyane biragaragara ibintu byari byiza biragaragara ndume ahubwo baba we sikono te meze neza kabisa urarenze rero Sheri oya uko nari mpiye kweli nukuri se ubushyuhe ndi kumva se we ntabwo bwumva ibaze nyine njye niwe natangiye kuko numvaga ntubabariye cyane reka ngukure mu rwese kandi nawe uhumeke duhumeke Sheri duhumeke ariko rero uteye ubusambo we ni wowe cyangwa nundi nterega nuko mba nambaye nk'umusaza hariyo ndi mu itorero kugira ngo intama nizimbona zitikanga nizo nkumi ntazikurura ariko urabona igituza cy'abasore habe undi hari abantu babona ndi umuntu w'umusaza ariko bameze neza urarenze kabisa urarenze baswa ko bari gutinda gufata telefone bazi na gahunda dufitanye ntibashaka kunyicira gahunda koko abantu bazi bwira dufitanye nkaba ndi kuhamagana bahita bafata telefone banyica umuti ko ubu nabyitwaramo kandi bazi ko gahunda dufitanye ari ijoro ryo kwica Karamana tukamurangiza não está acessível de momento. Por favor. Aba barezi kweli abantu baba badafite gahunda umuntu abaha amafaranga angana kuriye abahamaga kuri telefone umuntu akababura koko ibi bintu bizagenda gute abantu bikigiye koko baze kweli byarangije kunzamo ngewe diro narangije kwinjiramo neza ko Kamana ngomba kumurangiza ngewe gatarimo ikizaba ngewe nkazanga umuti none abatipe twahanye gahunda none ndebera batangiye kunyishira gahunda niba ari gufata telefone nkaba kweli umuntu abinjiza mu kazi gute onde ligou não está acessível de momento. Por favor, volte a tentar mais tarde. Meu Deus. The customer you have dialed is not available at present. Please try again later. Aro. Gahunda imeze ite mwana nase kuki mbahamagara gatatu kose muzi gahunda dufitanye nimunyitabe kuri telefone bimeze bite information zose nayibahaye mwebwe nukumurangiza na yindi gahunda yose ihari nuri ya mugabo nyine muremure umwe w'igikara ufite uwogosha ubwanwa ukuntu nyine akabuconga ukuntu nuwo nguwo umva njyewe icyo nshaka ni clean job akunze gutaha mu masaa moya hagati ya saa moya n'igice mu masaa 2 gutyo gutyo yego umva mbabwire rero nyuma y'akazi ni munsi nanjye simbazi turabyumvikanaho icyo nshaka njyewe ni clean job kabisa okay ibindi turi bivugane mu nyuma y'akazi nyine mwarangije amafaranga nayo yabahaye narabishuye njye icyo nshaka nuko munkorera gahunda nshaka nyine mukazitunganya neza sawa rero
kera bro none Sha ntari bimeze neza. Biracamo. Ya ntari bitu. abantu haciye iminsi wa Ya iminsi ni myinshi kabisa ariko nje mba mpari ahubwo niwe ubona umeze neza weekend uyo simple nje mba meze neza ntubizi sawa. kuva kera Je urabizi ko nikoraho kabisa ariko nawe Umeze ugeze? Sha ntari bimeze neza. twaraburanye kabisa Sha twaraburanye kweri. ya ndakubona Sha ntari ariko mba mpari ariko se ubundi wowe buriye he? yaba nsigaye mba mu bintu byinshi cyane mu bintu by'itorero n'iki nsigaye mfite itorero nyoboye byageze aho ngaho ribiryanje uburyo pasiteri wacu Wowe yobora itorero wowe. Reka wowe yobora itorero wowe. urabiseka ubihakana ko ni njye umuntu ukomeye Wowe nawe yobora itorero wowe. njye nyoboye itorero ubundi umuntu Kuva ukomeye ryari kuva ryari. uzabyumva mu makuru Reka mwibutsa akantu. ntazoti kiza gusenga Umva gusenga njyewe ibi byo gusenga narebye. Mbona gusenga nta hantu umuntu atasenga ariko. None se uri mu rugo wawe ntago wasenga. wasenga ariko kujya mu materaniro ukumva ubundi bamwe bw'abantu nabyo None se Imana yumva umuntu uri mu rusengero. uzaze kureba itorero yawe Yumva umuntu uri mu rusengero gusa se. uzaze mu itorero ryanjye rero N'umuntu uri mu rugo mu cyumba cyangwa ahangaha gutya. Wifashe ndumva ngo tutapfa kugira uko ndi kuza kuva cyane ukunda gusenga gusa umva muvandi wowe nubwo usenga we ngo wabaye pasiteri harya. ndi pasiteri Kuba pasiteri w'iminyamwuga. ntabwo ndi ku rwego rwawe Nje ndakeka ndi kuri ku pasiteri rwego rwo hejuru hari Imana ikuzamura mu ntera wowe uri pasiteri w'umunyamitwe ni kuri Imana. Wowe. munyamitwe munyamitwe Ariko ibuka cyagiye. tangiye no kuntuka Ntabwo tukaviye wanjye umva mubwire. Uribuka cyagiye igihe twari turi kuvuga ngo amasengesho ngo ntitwayajyamo ngo ibikinga wa pasiteri. reka bira byararangiye bira byaciho bira byararangiye None se Imana yagusize amavuta. hari Imana iguhamagara ese wakwanga Yagusigiye. Imana iguhamagara ugomba kwitaba Ariko reka mubwira kandi urimo uribwira ngo wowe ngo urayoboye ngo uri pasiteri ngo uri ibiki ariko nanjye njyewe ubona ko nanjye hari ahantu nyoboye oya warekese gutya tegereza aho uzabona usigaye unagira nkazo kwandi njyewe hari ahantu nyoboye wabaye se umushu igumire muri ibyo ngibyo usigaye waheze wowe uri mu mandazi manje byakora byose ntabwo uri ku rwego rwawe guma mu bifunyango byawe nyine ahubwo reka nguru tunanije kugura ahangaha nsubire mu rugo mfite gahunda mfite inama nta mwanya tuzahora tuganire cyangwa uzaze ku itorero ku cyumweru gutya ubona mvuye kugura akantu biragaragara reka njye ntaribi wowe ntarebe mani sawa sawa turi asante Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Murakoze cyane. Nagira ngo mbashimire kuri uyu munsi mwitabiriye iteraniro kandi mwari benshi rwose Imana yaduhaye ububyutse uyu munsi. Nagira ngo mbashimire kubwo kwitabira. Mbere yuko tujya mu matangazo nagira ngo twakira abashyitsi bageze hano twamaze kwakira twatangiye iteraniro twamaze no kwakira abandi bashyitsi hari abadamu cyangwa se abakobwa ntabwo mbizi ubwo baratwibwira n'undi mugabo mbona nawe uri hano waje kwifatanya natwe batwibwire hanyuma tubakire hanyuma izindi gahunda zikomeze murakoze ni karibu mutwibwire. Haleluya. Amen. Amazina yanjye banyita Cyuzuzo. Nkaba uno munsi naje kwifatanya namwe nazanye na mama na papa bavyeyi banje nkaba ntari hano koko nari school nigaga muri interna ubwo ngubwo ubu turi muri vacances niyo mpamvu mwambonye hano murakoze. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Amazina yanje banyita Karine. Ndi umushitsi benshi ntibamenyereye guteranira hano. Murakoze uyu munsi nipfuje guterana namwe. Yesu aduhana umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Hano ndi umushyitsi muri itorero ryanyu banyita Simordat. Nkaba ndi umucuruzi ukomeye cyane. Maze igihe kinini ngenda mu ngendo nyinshi cyane za Dubai aho ngaho. Ubu ngubu maze iminsi ndaha ngaha rero niyo mpamvu naje kwifatanya namwe. Abantu benshi cyane baranzi bashobora kubabwira abo bakristo muri abo ngaba muri mwebwe hari n'abanzi bashobora kubasobanurira uwo ndi we. Murakoze cyane ndumva nta byinshi byo kuvuga ariko turacyari kumwe igihe cyose nzagenza gusengera mu itorero ryanyu.
ndagira ngo mbamenyeshe umwanzuro inama nyobozi yafashe yo guhagarika Pasiteri Matayo ku nshingano bitewe n'imyitwarire ye idasobanutse mu itorero. Amaze iminsi tumubwira ngo ajya aha agacanga. Twaricaye n'inama nyobozi nkuru y'itorero turamuhagarika. Nyuma yaho twaricaye tureba mu itorero undi muntu wakora inshingano yari asanzwe akora, twimika Pasiteri Karungu. Niwe ugomba kunyungiriza akajya mu nshingano yari asanzwe akora. No. Hallelujah, mwami ngushimiye ku Imana. Ngushimiye kujya neza kwawe mwami. Uri gukomeza ubane natwe. Wigitikiyo. Yesu. Mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ya Bishop ntabwo byoroshye. Bibaye mu itorero nawe urabibonye. Ni urugamba rukomeye cyane. Uza ihangana ugomba gukomera. Abuzura umugabo w'umunyembaraga nawe wari uhari wabibonye. Ese undi gifite ikibazo uriya mugabo karakagabo. Tuzi ko ari akagabo nura mudamu kuri Turemi. Shaje nakabera benewa. Nakabera sindasuzwa n'umugore nk'ibyo mbonye no munsi. Umugore aransereje. Mwabagabo. Umugore aransereje. Nakurebaga. Nizona neza navuze ikintu nkora ndavuga nti. Muyobozi wanje bagiye kumunangura. Ruriya rugo rwa kare akagabo na kiriya kigore. Aho kubitekerezeho. Nkora iki kwere? Ntabwo byoroshye. Nabyo gukora ni kubiraba. Muyobozi wanje icyo nshaka kubwira ni iki ngiki. Bana nk'ibintu baye mwitora abantu bose barebaga kuriya kuntu. Ashaka kudutamaza kugushyira hanze ku karubanda. Ntabwo urabe ntari. Na nubu sinda. Kare akagabo nakubwiye ko niyo kakunanira wowe. Na nubu ndiwe nakifasha. Sinabikubwiye. None mbonye umudamu we arutangiye kubizamura hejuru. Shaka ikintu ukora nk'umuyobozi. Oya ntabwo byabari. Ntabwo toro twari muyobora. Bariya abantu. Uriya muryango giye kukurikiza Pasiteri Matayo. Uko bigomba kugenda ntabwo ndi mwanzuro. Bagende bashinga itorero ryabo. No. Kuko kugera ubu ngubu ntabwo mbyumva. Pastor nawe mushumba ndakwi. Aho ibintu bigeze je mbona ntabwo twe bitwara gihuti. Ahubwo aho bigeze mushumba ukwiye kurondera ingene ibintu bikora buke ukanorondera n'izindi mbaraga ko hano bigeze kujya abakirisu twitwe gihuti utabakirishi ngoro ryose ryo abosangarisha kuje nkimara kubona biri abintu amatera tekereza kira kibazo cyuriya mugabo nakubwiye ko nyine naje kugufasha ikizere cyonyine wangiriye ukavuga ati ngo haye umwanya cya mu bitugu uriya mujinyi ubonye hariye karagabo kandekere ndakwereka ibanga karagabo kandekere ibitekerezo byanyu ndabyumvishe najya dusoreza ahangaha njye mu rugo hanyuma tuzabiganaho dufata umwanzuro muri iki cyumweru ariko Pasiteri Karungu we asigare tuganire ndagira ngo Kamana abagiye nganire n'uyu mugabo mu gatoya hari byo nshaka kumubwira ubundi nzabahamagara dore tuganire kuri iki kibazo. Nyasa mushumba mukomere kandi namwe mu bisigaye bibizo byose muzomubwira nimba ari amafaranga mushaka nta kibazo pe. Umuntu w'umugabo bya byose mushaka umuntu w'umugabo kimugaragaza no kwihangana kandi gukora mwihangane kabisa. Aya nakomere n'umugabo kandi nawe yarabibona kabisa musigare mushumba. Iyo byose umenyeshe. Ari amafaranga mukeneye mumenyeshe ndaza kuyabarunkira kuri yaterima nta kibazo cyo. Sawa ndaho. Ndazo gukoresha mu pesa yanje. Sawa ndaho. Nta kibazo. Uze kujyana mu hori. Sawa. Karungu. Wallahi. Kigore cyari kigira. Ibi bintu rero uzabishobora. Ibintu cyakora wabyize neza. Sikungira wari wambona se. Nawe wari umwirengeje. Hagura ambona neza. Nakubwiye ikizere nakugiriye. Uragikwiri. Biriya nikaciye ubonye. Nje naje nkuri inyuma. Ikizere cyonyine wanje. Kari akagabo ke. Ndashaka kuriya mujyabo. Ubuta ni iki zigaragara n'imbere y'abantu. Ko ndasebye n'iki.
sinshaka no kubyibuka iyo ntagoboka hari uriya mugore yafashwe n'umwuka uriya n'umwuka uzi imbaraga yari afite uzi imbaraga yari afite wari wuzuye kuko ntabwo bundeba uzi imbaraga uriya mugore yari afite nyine wowe uriya ko yari yuzuye imbaraga wowe wari wuzuye yagiye mu mwuka ko wagurutse yagiye mu mwuka buriya yaragiye kuguheraho agahita mvuga ndabizi neza ko guhita mvuga neza sinzi hano byavuye uramuzibishije kweri sinzi hano byavuye ako se ko ndabona gumucinya inki zarimo wowe namutera gutuntu kugira ngo acike intege ubwuko bwabo kamuhata ndavuga ngo ngiye mu mwuka mukubita utuntu mu mbavura uzabyubaza ahubwo bino no kubigenza gakeya uriya mugore ashaka no kuremba namukanze ariko birebe ibintu nibyo bitaguhena ndasebye oya wasebye reka rero nkubwire ibintu kubigira imikino kandi ibintu birakomeye uriya mugabo kari akagabo nako n'uriya mugore we ni abantu bari ku murongo bafite izindi mbaraga udafashe umwanzuro bishop dushaka ukuntu tubigenza hakiri kare barantu tubikize kakubayeho ikintu ngiye gukora kubayeho ikintu mbona ngiye gukora ni kimwe nuko ngiye bose kubaca mu itorero nk'abatenga kubaca ntibihagije bakajyana na cya gipasiteri cyagiye ngaho kubirukana si wo muti ufite ikihe gitekerezo se n'ubundi barabazagaruka erega itorero uvuga ko hari abantu mu itorero nabo bafite akamaro nta kintu bamaze kandi hari buriya waza mu makirisitu dufite hari abaza kubera bari bakaba tugiye gusengera ahantu mama Keva asengera na papa Keva asengera none dukore kuko nigeze gusanga ari gusengera n'abakirisitu bacu hari wowe ngiye kukwereka ubundi byo tugomba kugenzamo ibintu byacu kandi neza gute rero batwubahe n'abakirisitu batwubahe tuyobore nk'abayobozi ni ikihe gitekerezo ufite cyo gushaka umuti ndakwereka umuntu uduha intsinzi itorero ryo mu biganza byacu undi muntu atari Kristo Kristo burazira mbaraga uriya mugore yahagurukanye hari nese wagiye tujye kwiha wazitangira ute wagiye tujye mu butayu kwingiye kukwereka umuntu uduha umuti indese buryo kwereka umuntu uduha umuti aguha ububasha aguha ubushobozi abantu bose bakubone birabira n'umugore yaje atitira ashaka gufata kuriya ufite imbaraga ufite akantu kenyereyeho nase tugiye kumana ufite akantu kenyereyeho akati ndakwereka umuganga umuvuzi cyo bita ujya mu bapfumu gusa ntabwo urajya ku mupfumu nzi ko umunyamahanga nese ujya kunyimika wari uzi ko wapfuye kunyimika gutya gusa hari izindi mbaraga kandi turazikoresha ibintu bivemo nzi ko uri umunyamahanga ukora ndi wowe nyemerera nakubwiye ko kunyizera ukangira ukungirije gusa byonyine birahagije ngiye uguha ubutware n'ubushobozi ndakujyana ngo ushyikirize umuntu aguha nase ushatse kuvuga ko ibyo bintu hari ikintu byabyara gusa se hazongera kuvuga se niba uvuze ati mwese ibyo uvugwa uri seriye warwaba n'abantu bari ku murongo bose bakagukurikira ku murongo bose bakujya inyuma icyo uvuze cyose bagikora naho ubundi ibyo kuyobora gutya gusa ngo urabyutse ngo wambaye ikote na karuvati ngo ujye imbere y'abantu ko nkora andi makosa yose ashoboka ariko ko ntarajya mu bapfumu uranyizera uri umuyobozi wanjye ndabyemera ibyo bintu reka mfe kubyemera ariko nibidakora ibyo bintu nibidakora birakora 100%. mbere y'uko uriya mugore n'umugabo we bagenda wowe uzakurikira amatayi ntaho bazajya ngo bagiye kukubaha bo bazajya bakora icyo bageze kutubabwiye uriya nko kuvuta igitekerezo cyawe reka nze nkigendereho wowe nyumvira wowe gufata akabo shaho nkubwire umuntu waje kabiza nakwibye se gute kongeye kwereka ibintu byo kunsuhuza kubwiyo mitwe unyikoresha mu ntoki oya ntago ari ibintu sindasha sindeba byakira ariko nagira ngo tugende